Poverty increase stress and emotional problem. Ubukene bwongera ibibazo guys, bwongera stress, bwongera ibibazo by'amarangamutima, nyine umuntu akigata cyangwa se akabaho atishimye. Uyu munsi tugiye kuganira topic nziza, uko ubukene bushobora kudindiza cyangwa se kubangamira imikurire y'umwana. Twese twakuriye mu miryango ikize cyangwa ikennye, ariko ubushobozi ababyeyi baba bafite bufite uburyo bugena uko umwana wabo agiye gukura. Ababyeyi babyaye umwana bari mu bukene, haba ari ibyago byinshi by'uko uyu mwana atazabaho neza nyine nk'uko byakagenze. Yego abenshi babaho baravukiye mu bukene, ariko ntago babaho neza nk'uko byagakwiye. Ari gihe baba rising from humble family, bituma nyine udindira mu iterambere. Wenda wari kuzagera iterambere uri mu myaka 17, ariko ubu ngubu kaburigeze uri mu myaka 50 wanavunitse. Urumva rero ni icyuho nyine tutavuga ngo yego ushobora kuba ukize cyane uri mu myaka 50 ubigezeho vuba, ariko si yuba noneho ari kubigeraho mu myaka 20, urumva byari kuba bimeze bite. Byose tugiye kubirebera hamwe uburyo ki ubukene cyangwa se poverty affect the child development. Tugiye kurebera hamwe iyo ngingo ikomeye nziza, kandi ntuze kuva kuri screen. Nuza kubimenya uramenya n'uburyo uzabyitwaramo igihe wakuriye mu muryango ukenye, cyangwa ushobora kuvukira mu muryango ukenye, cyangwa ukabyana n'umwana ukennye. Turebe ukuntu wabyitwaramo, cyangwa se ushobora gufasha uwo mwana nubwo yavukiye mu bukene kugira ngo agire ubuzima bwiza buzatuma abaho neza. So guys, nge ndagaruka mu kanya mbibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description ya video tuba twashyizeho, hanyuma dukomeze kubaho neza. Rwanda, reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze mwebwe mwese mudahwema gukurikira Muhire PsychActor. Iyi ni channel y'abanyarwanda, ni channel ibagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Tuganira ku bibazo byo mu mutwe, ku burwayi bwo mu mutwe, ku ngingo zitandukanye, ku mateori atandukanye ashingiye ku mitekerereze ya muntu, adufasha kumenya imitekerereze ya muntu, kumenya imyitwarire ya muntu, kumenya imibanire, ibyadufasha kubana neza, ibyadufasha mu kazi, ibyadufasha kugabanya stress yo mu buzima, byadufasha kubaka ubudaheranwa. Ibyo byose tugenda tubiganiraho kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. By'umwihariko ubu kuwa gatanu rero tugiye kuganira ku bijyanye n'imirerere y'abana nyine, cyangwa se ku bijyanye na parenting, cyangwa se development, uko abana bakura cyangwa se urugendo rwo gukura, ariko nyine urumva bijyana n'imirerere. Ibyo byose tubiganiraho kuwa gatanu. So mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for better life. Ibyo byose tubireberamo. Wowe uri hirya no hino, abari hanze y'igihugu muri diaspora, guys, ndizera ko murankurikira, ngenda mbibona, abanyandikira kuri WhatsApp ngenda mbibona, abambaza ibibazo byinshi uko babona ubufasha. Abo bose ngenda mbashimira cyane ko intego twihaye cyangwa se intego dufite yo kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe turi kugenda tuyesa cyangwa se tuyigeraho. Ni ibintu byiza rero binadufasha mu iterambere, kubera ko iyo ufite ubuzima bwiza rega utera imbere, ibintu biraza, akazi biragenda, ibintu bikarushaho kugira kumera neza cyane. Abari mu gihugu hano, abankurikirana bari hirya no hino muri burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, mwese ndabakunda kandi nkunda buryo kimugenda munyereka ko turi kumwe. Ariko mugerageze mwongere mu sharing rwose, mujye mukora kuri share ibiganiro bigere ku bantu benshi. Abaza ari bashya mukore subscribe kugira ngo ibiganiro tubagezaho byo kwita ku buzima bwo mu mutwe ntibikabacike, kubera ko twebwe buri munsi turakora kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, uretse muri weekend tudakora. Ariko urumva ko utakoze subscribe hari ubumenyi bugucika, kandi nyine uko biba byinshi kuzabibona, uzajya ubibona ari uko ugiye kubishaka gusa. Mu gihe umuntu tujyana hano buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu agenda yiga yunguka ibintu bishya, nicyo cyiza cyane cyo gukora subscribe, nta gucikanwa nakagezeho. Mu gihe iyo utakoze subscribe hari igihe kijyaho ejo ukazabona ikindi icyakibanjije wenda utarakibonye, kandi nacyo cyari kirimo amakuru wakwifashisha mu buzima bwawe
bwa buri munsi. So nk'ibisanzwe nge mubana ndi Muhire psychologist, turabana tubagezaho ubwo bumenyi ibintu bikagira ute bikarushaho kumera neza cyane. Uyu munsi tugiye kuganira topic nziza, uko ubukene bushobora kudindiza cyangwa se kubangamira imikurire y'umwana. Twese twakuriye mu miryango ikize cyangwa ikennye, ariko ubushobozi ababyeyi baba bafite bufite uburyo bugena uko umwana wabo agiye gukura. Ababyeyi babyaye umwana bari mu bukene, haba ari ibyago byinshi by'uko uyu mwana atazabaho neza nyine nk'uko byakagenze. Yego abenshi babaho baravukiye mu bukene, ariko ntago babaho neza nk'uko byagakwiye. Arigiye baba rising from humble family bituma nyine udindira mu iterambere. Wenda wari kuzagera iterambere uri mu myaka 17, ariko ubu ngubu kaburigeze uri mu myaka 50 wanavunitse. Urumva rero ni icyuho nyine tutavuga ngo yego ushobora kuba ukize cyane uri mu myaka 50 ubigezeho vuba, ariko si yuba noneho ari kubigeraho mu myaka 20, urumva byari kuba bimeze bite. Byose tugiye kubirebera hamwe uburyo ki ubukene cyangwa se poverty affect the child development. Tugiye kurebera hamwe iyo ngingo ikomeye nziza kandi ntuze kuva kuri screen. Nuza kubimenya uramenya n'uburyo uzabyitwaramo igihe wakuriye mu muryango ukenye, cyangwa ushobora kuvukira mu muryango ukenye, cyangwa se ukabyara n'umwana mu ukennye. Turebe ukuntu wabyitwaramo, cyangwa se ushobora gufasha uwo mwana nubwo yavukiye mu bukene kugira ngo agire ubuzima bwiza buzatuma abaho neza. So guys, nge ndagaruka mu kanya mbibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description ya video tuba twashyizeho, hanyuma dukomeze kubaho neza. Nyemerera ngaruke mu kanya turebere hamwe ibyo bintu bigera kuri 5 bitwereka buryo ki ubukene cyangwa se kubyarira umwana mu bukene bituma akura nabi cyangwa se byangiza imikurire ye. Ndagaruka mu kanya. Yes, hanyuma ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana uburyo ki how poverty, the impact of poverty on the child development. Poverty affect brain development and learning. Iki ni ikintu kiri biological. Ubukene bushobora kugira ingaruka ku bijyanye na n'imikorere y'ubwonko ndetse no kwiga. Uriya kugira ngo ubwonko bukore neza busaba ibintu byinshi, yaba mu mirire, yaba mu byo umuntu aba akeneye kugira ngo abukoreshe. Iyo utabibona hari igihe biteza ibibazo. Children growing up in poverty often have limited access to nutritious food, educational materials, and stimulating learning environment, which can affect cognitive development and the academic performance. Ibi ni ibintu byumvikana. Uri umwana wakuriye ahantu abona ibikinisho bimutuma atekereza vuba cyangwa se akoresha n'ibitekerezo muri environment imushishikariza kwiga, gusoma, abona ibitabo, abona agira access ku bintu byatuma ubwonko bwe buba active. Ntago umwana ukennye wo muri mbyo pfo hahandi mu gishanga biragoye ko yagira ute yagira nyine ubu bushobozi. Yego naturally naho abatuye haba hari ibintu byinshi, buriya ni Imana yagendeye nyine ishyiraho ubushobozi budasanzwe. Hahandi nuvukiye mu muryango ukennye nyine abona ibyibanze biri natirere bishobora kumufasha, kubera ko biriya biti uriya umwana wo mu cyaro hirya kure mu bakene utabasha no kugera kuri kaburimbo ngabona imodoka cyangwa ikindi kintu, buriya niyo yibonera igiti kiri kumuvinga kibalance umuyaga ugihuhu kijyana hariya, ahita atangira gutekereza ni ibiki biri gutuma kiriya giti kigira utya. So haba hari ibindi access y'ibindi bintu nyine nabyo biri natirere bishobora kumufasha, ariko noneho yego biramufasha, ariko ntaga bibona nka wa wundi noneho ubona nizo materiyeri bikinisha amagame imufasha kwagura ubwonko mu buryo bwihuse, ntaga bari kimwe. Ariko nabwo ntago twavuga ngo birangiye. Niyo mpamvu nyine n'abana bakomoka mu miryango iciriritse bageraho bakaba abanyabwenge banarushana cyangwa se barusha n'abagize access kuri ibyo bintu bishobora kubafasha.
aho ngaho ni rya tegeko Darwin yise natural selection, yifite imbaraga cyane, kibasha kumenya uburyo nyine kwitwara muri environment kibaho nyine, nicyo natural selection ivuga. Ariko noneho iyo hajemo izo influence zindi ziri externe nazo zirafasha ibintu bikagenda neza cyane. A child who goes to school hungry may struggle to concentrate, remember, reason and perform well in class. Nibyo bya bintu navuga, umwana urya n'utarya ntago bazaba biga kimwe, umwe azaba yiga sinzira undi yiga adasinzira. So urumva rero ubukene bushobora kwangiza imikorere y'ubwonko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ikintu cya kabiri, poverty increases stress and emotional problem. Ubukene bwongera ibibazo guys, bwongera stress, bwongera ibibazo by'amarangamutima nyine umuntu akigata cyangwa se akabaho atishimye. Living in poverty can expose the children to chronic stress caused by financial insecurity, family conflict, housing challenge and uncertainty about basic need. Nacyo kibaho, umwana wakuriye muri famiye ihora yimuka, ku kwezi bakaba mu nzu bakabasohoramo kubera kunanirwa kwishyura, bakajya gushaka indi, bakajya gushaka icumbi, bakajya bagera akenshi yiga abaho atari stable, nawe nyine bitangira kumugiraho ingaruka, kabona muhindagura aho mutuye. Bijyanye n'amakimbirane yo mu muryango, akenshi ubukene hari igihe buba n'imbarutso cyangwa se buba n'impamvu ituma abantu bakimbirana kubera gushaka kugenzura duke duhari cyangwa se badukoresha nabi, ugasanga amakimbirane nayo yaravutse. Umwana rero akura n'ubundi abona muri izo showers, donc abona nawe bisa nkaho abyigiraho, kubera ko abana bigira ku byiza n'ibibi byose barabyiga. So ugasanga rero nawe byangije imibereho ye, byangije uko azaba ameze mu gihe kizaza. Rwandan, a child whose parent constantly worry about school fees or daily survival may develop anxiety, low self-esteem, feeling of hopelessness. Umwana ukurira mu babyeyi baba bafite ubushobozi buke, bahora kubona minerivare bigoye, kugora bimuka, kutabona ibyo kurya, akenshi bakurana ubwoba, kutigirira icyizere, nyine kugira icyizere gikeya, nta confidence, cyangwa se no kwitakariza icyizere burundu. Ni ibintu bikunze kubabaho cyane. Kubera iki? Kubera ko nyine nta rugero rw'ibyiza bigeze babona. Ni hantu uzasanga umuntu amaze kuba umuntu mukuru ahorana ubwoba, najye gerageza, najye gira ate, afite ubwoba bwo gushora udufaranga twe duke, avuga ati nakena se nk'abaho navutse. Usanga nyine bita bikurura ikintu cyo guhora abantu bakennye, nibyo bita karande yo guhora umuntu akennye. Kubera iki? Ntago yagize ubushobozi bumuremamo icyizere cyo kumva ko ashobora no gutera imbere biri hejuru cyangwa se bisumbya aho ababyeyi be bari. Akenshi opportunity ntoya ibonye niyaguma akaryamaho, agakomeza akayigerageza nyine akiberaho gakeya, akavuga nzarya duke ndyame kare. So urumva rero birafekta cyane, bigira ingaruka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ahangaha turanahakura n'inama, kuba waravukiye mu muryango ukennye, kuba waravukiye ahantu hatari heza, ntago bigukuraho ko wagira ubushobozi burenza aho hantu wavukiye. Iki cyizere kiba cyaratakaye ushobora kongera ukakigarura. Niyo mpamvu tubabwira ngo kuvugana n'umutherapist, ukimenya, ukamenya ibyo wanyuzemo n'uburyo wabicarenjinga, ukavansa ubuzima bukabaho neza. Ni ibintu utapfa kubona gutyo gusa, ni ibintu bisaba kwicara ukitekerezaho, ugashaka ubufasha, ibintu bikagira bikagenda neza. Kuko ushobora kuba waravutse from humble family ariko ukazavamo umuntu w'agatangaza, ariko nyine byose biterwa no gutinyuka uba wifitemo, ibintu bikagira bikagenda neza cyane. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi, poverty can limit educational opportunity. Cyo rwose nicyo kikunze kubaho, abantu benshi bakunze guhagarika amashuri kubera ubukene, ari kuvamo umuntu mwiza ufite n'ubwenge, ariko ugasanga kubera kubura amafaranga y'ishuri, kubera kubura ibyo kurya, ahisemo guhagarika ishuri
yaciye mu yindi nzira nyine yo gushaka imibereho. Hari abana benshi bahagarika ishuri bari abanyabwenge pe, bazavamo abakorikori, bazavamo abavumbuzi, bazavamo abanditsi, abanyamakuru beza, ariko kubera ubukene bikaba byararangiriye aho ngaho. So rero ubukene bushobora guhagarika nyine educational opportunity. Children from low-income families may face barriers such as lack of school materials, transportation difficulties, or pressure to contribute to household income. Ibi rero bikaba byatuma abanyeshuri miss school to help with family activity, small business, household responsibility, affecting their educational progress. Abava mu ishuri bakajya gufasha iwabo kucuruza udutaro, bakajya gufasha iwabo gukora utu business dutoya tutagira n'ikintu twanabazamuraho, bagira imana wenda bikazamuka bagatera imbere. Ariko akenshi abantu bahagarika amashuri kubera ubukene, inzira yabo y'iterambere nyine rinyuze mu kwiga, kunguka ubumenyi, kunguka ibintu byagufasha kuzabaho neza ejo hazaza, ibihagaze ugasanga umwana biramwangirije cyane. Ikintu cya kane cy'ingenzi, poverty influence social and behavioral development. Imikurire cyangwa se ubushobozi bwo kubana n'abandi, kugenzura imimerere cyangwa se imyitwarire, ibi byose bigenda bigabanuka kubera ubukene. Children who experience poverty may feel excluded, stigmatized, or inferior compared to peers who have more resources, affecting their confidence and social relationship. Nibyo navuzeho kare, aba bana baba bahura n'abandi bana bo babayeho neza, iteka baba bafite ipfunwe, bumva nyine baturuka ahantu hatari heza, bigereranya n'abandi, rimwe na rimwe bakaniheza. Ugasanga umwana rwose ntagashaka kwegera abandi bafite aho baturuka hagerageza kuba heza, kubera iki? Ryapfunwe, wenda ntiyanayanariye baramunena, cyangwa se nyine mu by'ukuri ntago ababayeho neza, ntago aba yumva ari comfort, ntago aba yumva tekanya ahantu ari. Ibi rero bigabanya bwa bushobozi bwo kubana n'abandi, bigabanya kwa kwigirira icyizere, ugasanga umuntu nyine biramwangirije mu buryo budasanzwe. Ikintu cya gatanu, poverty can affect long-term health and future success. Ubukene bushobora kugira ingaruka ku buzima bw'ejo hazaza bwiza, burambye, bumeze neza, ndetse n'iterambere umuntu azageraho. Utigute rero, the effects of poverty during childhood can continue into adulthood, influencing physical health, mental health, employment opportunity, and overall quality of life. Guys, nuvango kubera ubukene, kubera kutabona resources zikenewe kugira ngo umuntu agerageze no gukoresha ubwenge bwe, kubera ibibazo usanga umuntu rimwe na rimwe biba karande, ubukene bukaza, ukaba n'umusore, ukaba inkumi, ukarinda ushaka, ukarinda ubona umugabo cyangwa umugore ugikennye, ibintu utabibona, donc ubayeho nabi, bikarangira nyine nako kazi bikugora kukabona, bikarangira uhura n'ibibazo by'uburwayi bw'umubiri bitandukanye, nuba waranabonye n'intungamubiri zihagije z'umubiri zikurinda. Akenshi usanga n'ubuzima bwo mu mutwe, uhora na depression, uhora na conflict n'abo mubana cyangwa se n'abo mukorana, nyine ibibazo biburuhuri. Kubera iki? Ubukene ni bubi, ubukene buragatsindwa. Ariko nanone ibyo kubirenga birashoboka, ari nabyo tugiye kurebera hamwe. Poverty does not determine the child potential. Ubukene ntago bugaragaza imbaraga umwana yifitemo, nicyo kintu cy'ingenzi, but it can create and it can create obstacles that make healthy development more difficult. Nubwo ubukene butavuze ko umwana adashoboye, ushaka kumubera nk'igikuta gituma atagera ku iterambere cyangwa se atagera ku buzima bwiza nk'uko twagiye tubibona hejuru. With family support, quality education, community programs and opportunity, children can thrive despite economic challenge. Ibi ndabigarukaho nshishikariza ababyeyi. Murabizi hari gahunda za leta ziba ziriho zifasha abana, ama ECD, amarerero, hahandi umwana atabona intungamubiri nziza akeneye iwabo havuka,
hahandi mu bikoni by'umudugudu cyangwa se amarerero, umwana byibuze abana baragenda bakarya indyo zuzuye, nyine ibintu bikagenda neza. Gahunda za leta zishyiraho uburyo bwo kwidagadura, handi umwana atabona gahunda cyangwa se opportunity wabo, amahirwe yo gukina football, gukina volley, hari ibigo byashyizweho hirya no hino, umwana agenda agakuza impano ye. Machine computer kera mu bintu yayibonaga ari ingume, ariko ubu ngubu hari ibigo by'urubyiruko by'abana bifasha abana kuba bagira ute, kuba bakunguka ayo mahirwe cyangwa se bakwiyungura ubumenyi, ibintu bikagenda neza. So izo gahunda ziba zarashyizweho n'umubyeyi kuba yakomeza gushyigikira umwana. Hari ababyeyi bavuga ngo natwe niko twabayeho murekane, ngwino dufashe imirimo, ukazanga amahirwe y'umwana urayitambitse, ibintu bigize ute bigenze nabi. Ariko ibyo byose bishobora gutuma umwana izo challenge adahura nazo. Umwana avuka ari tazi ibyo ari byo, wowe rero uzi ibyo ari byo, wozi kuri mu bukene, gerageza kumutandukanya n'ubukene urimo, ugerageze kuzana amahirwe afite. Ibyo byose bihari aba ari byo ukoresha kugira ngo umwana agire ute, agira hagera. Hanyuma ubukene ashobora no kuba ari uzabukuramo igihe wamufashije kubona ayo mahirwe. So guys, nahansoresha ikiganiro. Niba wagikunze ukore like, ukore subscribe, ukore no kukazogera kugira ngo ibiganiro tubategurira mujye muhita mubibona tukibishyiraho. Hanyuma nkwibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Uba ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse twashyize muri description. Nyemerera nsoreza hano kino kiganiro. Nge nari Muhire psychologist, naho ubutaha mu bindi biganiro.